izi mpinduka zabaye ngereranyije nahombye nka miliyoni yaragiye rwose. Njyewe ikintu nsaba umujyi wa Kigali n'inkundamahoro muri rusange baduhe nk'amezi 2 dukore tutabishyura. Njyewe rwose nagasabye nk'amezi 2 kugira ngo twese twikure mu kibazo twagize. Byibura abantu mukabashyiramo imiyaga y'amezi 2 mugategeka nk'ubuyobozi mureberera abaturage mukavuga mutaba abantu bamara amezi 2 mutishyura, byibura rwose utahomboka nta nubwo yabarenga. Nyuma rero y'iminsi igera kuri 3 uyu wari umunsi wa 4 inyubako y'inkundamahoro ifunze itari gukorerwamo kubera ikibazo umujyi wa Kigali wari waravuze ko ari ukubera ikibazo cyo kutubahiriza amabwiriza y'isuku, umutekano ndetse no kurengera ibidukikije, ariyo makosa yari yaratumye bayifunga. So kuri ubu ngubu rero mu gitondo cyo kuri uyu wa 2 inyubako yongeye gufungura, ngira ngo muri kubona ko abantu barimo rwose barimo barakoreramo, abasanzwe bahacururiza n'abasanzwe bahahahira bose urabona ko ubuzima bwongeye bwasubiye ku murongo. Ni nyuma y'uko abantu batandukanye ndetse n'ibitangazamakuru bitandukanye byakije umuriro ku mujyi wa Kigali, ku buyobozi bw'umujyi wa Kigali, bavuga ko iyi nyubako yafunzwe hatabayeho guteguza abayikoreramo, bikaba byaragiye biteza ibihombo bigiye bitandukanye. Kuri uyu wa 2 rero mu gitondo iyi nyubako yaje gufungurwa kabisa, ngira ngo namwe murabona ko ibikorwa byakomeje. Niyo mpamvu rero twavuze ngo reka tuhatembere turebe uko bimeze, turebe nimba abahacururizaga bose bamaze kugaruka mu myanya yabo cyangwa se hari abatari bamenye aya makuru. Niyo mpamvu Today 250 natwe tuba tuza reka tuhagere tunyaruke turebe. Asigaye turagerageza no kureba nimba iby'umujyi wa Kigali wari warategetse ba nyiri inzu gukemura nimba byarakemutse koko cyangwa se umujyi washyizemo imiyaga. Ari ukuntu bashaka kuvuga ati rero abantu basaze, abantu barakaye, bari kurira ibihombo, bari gutaka bimeze nabi, reka tube dushyizemo imiyaga bafungure, hanyuma tuzakomeze gukurikirana abashinzwe iyi nyubako. Nabyo birashoboka ariko reka dutembere turebe, reka tubatembere turebe uko byifashe mu nkundamahoro nyuma y'uko yongeye gufungurwa, ibikorwa bikaba byongeye gukomeza nk'uko byari bisanzwe. Ni Today 250, wowe ntujye kure gusa icyo tubereyeho. Reka dutemberane muri iyi nyubako turebe uko byifashe. Uri kubibona ko iyi ni itiyo, iyi ni imwe mu matiyo cyangwa igihombo cyasohoraga imyanda muri iyi nyubako kiyimanura muri izi rigori, ubundi bigahita bigenda bikamanuka bikajya mu gishanga nk'uko umujyi wa Kigali wabivuze. Ngira ngo murabona ko biyaranjije bapfa kufunga biri aho ngaho kugira ngo wenda ubuzima bubanze bukomeze, ariko mu by'ukuri ntabwo nkeka ko icyo ari igisubizo kirambye. Yes, ngira ngo murabona nyine ko ba nyiri iyi nzu wenda bashobora kuba bakoze uburyo bwo kwiyaranja kugira ngo nyine ubuzima bubanze busubire ku murongo. Reka tugende tureba nyine no hirya no hino kuri iyi nyubako utuntu tugiye dutandukanye, nuko twari duhereye hano kuri iki gihombo. Iki ni kimwe muri ibi bihombo byasohoraga amazi asa nabi nyine mu matuwarete yo muri iyi nzu. Reka dukomeze tuzenguruke turebe uko ubuzima hano bwongeye kugaruka. Urabona ko nubwo bafunguye barakataje isuku, barimo kugenda bakuramo imyanda yose kugira ngo iyi nyubako nyine ikomeze ikorerwemo nk'uko umujyi wa Kigali wari wabisabye. Urabona ko imirimo irakomeje nyine. Urebye muri make icyo bakoze ni ukugira ngo ubuzima bwongere bubanze busubire ku murongo, ariko ari nako bagenda bakosora bimwe mu byo umujyi wa Kigali wari warabasabye gukora. Ngira ngo urabona ko aya makreti muri kubona hano cyangwa ibintu bimeze nk'amakaziye babizanamo imbuto zitandukanye, harimo nk'inyanya, babandi baranguza inyanya ni ibi ngibi bazitwaramo. Niyo mpamvu urabona ko kubera ko bakoze, niyo mpamvu byuzuye hano nyine nawe uri kubibona. Urabona ko nubwo babafunguriye mu by'ukuri, ariko imirimo yo kuhatunganya no kugira ngo bagende bakemura bimwe mu by'umujyi wa Kigali wabareze birimo kujya mbere. Urabona ko rwose bari kugenda bagerageza kureba ko babishyira ku murongo, ari nako ubuzima bukomeza. Urabona abantu bitabiriye, abantu baje rwose babimenye, amakuru aba yahise abageraho ko inyubako ifunguye. Turabyishimiye cyane kuko
twari tumaze muri iyi minsi mike ishize, hari byinshi twari tumaze guhomba bigaragaza yuko iyi nkundamahoro yari idufitiye akamaro kandi gakomeye. Birumvikana tukimara kubona itangazo ko nkundamahoro ifunze, twahise dushaka uburyo twadeplasa ibintu byacu kugira ngo bitangirika, by'umwihariko ko ducuruza imbuto, hari ibintu byinshi bita byangirika bigatuma bidushyira mu gihombo tutateganya. Rero niyo mpamvu tukimara kubona itangazo twese tunyaruka, njyewe nahise njya gushaka iseta kwa Mutangana, muri rasiyo kujya kwa Mutangana. Rero mu kuyibona nubwo byangoye cyane, kuko nkanjye mba mfite ibintu byinshi, ama oranje, amakarito y'amapome n'ama-oranje urabibona, nahise njya kwa Mutangana amashaka amaseta 4 ashoreranye. Mumve ngo nagiye nkodesha amezi 2, bakanca amezi 2, uwo nkodesheje nawe akatanca amezi 2. Umva amezi 2 ku maseta 4 kubicira 70. Izi mpinduka zabaye ngereranyije nahombye nka miliyoni, yaragiye rwose bitewe ibihombo nagize by'abakiriya nabuze barataratara bajya ahandi, imbuto zapfuye, hapfuye imbuto nyinshi cyane. Urumva rero miliyoni yaragiye, ariko hamwe n'Imana no gushaka uburyo yongera ikagaruka kugira ngo bigende neza. Nasaba byinshi ibi bintu bijya kuba, nabo ntabwo bari babizi ko bizaba, ku buryo rero natwe badushoboye bitewe n'ibihombo twagize. Njyewe nakwereka nk'ibihombo nagize, mfite amakarito yagiye apfa, byagiye bibora, amanuza ama-oranje yagiye abora. Mu by'ukuri nabo bashyize mu gaciro bakareba ibintu twagiye duhura nabyo, ibihombo twagize nabyo, gufata deplase mujyana ibintu kwa Mutangana, ni imodoka ibizana, ntabwo ari twebwe tubishyiraho, imodoka ibijyana ikongera ikabigarura, ni amafaranga. Mu bihombo byose nagize kwa Mutangana, narishyuye amaseta, byose nyine ni amafaranga. Nabo ni ababyeyi babishyize mu gaciro, bakareba bakavuga ati aba bantu barahombye, ko nanjye si njyewe njyenyine, hari n'abagenzi banjye ndi kuvugira bacuruza imineke n'iki byose, bashobora gushyira mu gaciro bakavuga ati nibura tubahaye nk'amezi 2 cyangwa ukwezi kumwe. Njyewe ayo mezi 2 ntabwo yanyishyura igihombo nagize, ariko hari umugenzi wanjye ucuruza imineke kandi w'umubyeyi ufite abana arimo kurera, yaturutse ahandi Samuya nanjye nazi, arimo kwifonda ubuzima, ariko we byamugirira akamaro, natwe bikaduheramo umugisha, nanjye mbavugiye bikamperamo umugisha. Njyewe mbasabye amafaranga nahombye ntabwo bayansubiza, ariko ndavugira na bagenzi banjye kugira ngo izo ngaruka zabagizeho n'uwagize nk'ingaruka ntoya abashe kuba yakwikura mu kibazo yagize. Njyewe rwose nagasabye nk'amezi 2 kugira ngo twese twikure mu kibazo twagize. Ayo mezi 2 bakayadusonera, noneho nabo bakurikirana iby'umutekano wabo. Badufungiye kwa gatanu nimugoroba, kwa gatandatu mu gitondo tuje gucuruza dusanga isoko rirafunze, barifungura nka saa 6, baratubwira bati mukuremo ibintu byanyu. Ibintu byacu urumva umuntu akubwiye ngo kuramo ibintu nyuma ya saa 6, ntiwamenya ahantu bijyana. Ku cyumweru mu gitondo nibwo mu gihe tukiri gushaka ibyo aho tubijyana, saa 12 umurenge wari uteyemo hano uraza n'abadaso bati musohoke, dusohoka twirukanka ibintu tubitamo hano. Dore ngiyi imineke yose uko yabaye, nawe ubirebe urebe ukuntu byabaye. Ibi byose n'ibihombo turi kumena. Ikindi kibazo ngiye ibi byose ni igihombo, ni ibintu bijya kujyara mu idomora y'ibishingwe. Ikindi kibazo ngewe mfite, baratwirukankanye bati mugende, nibatubwira bati inkundamahoro iramara igihe iki n'iki ifunze, tujya gushaka amaseta mu yandi masoko. Ejo twese twirwa dushaka amaseta, none ejo twishyuye amaseta, uyu munsi bati nimugaruke. Ibyo ni ibihombo. Kwa Mutangana twagiye twishyura amezi 2, ntabwo kumwe bagufataga ukishyura amezi 2 ibihumbi 90. Rira soko rya Mpazi twishyuragaho ibihumbi 15. Ejo bari bari kuduca 30, ukishyura amezi 2 ukishyura ibihumbi 60. Njyewe ikintu nsaba umujyi wa Kigali n'inkundamahoro muri rusange, ibintu badukoreye ntago bibaho, nakarengane kagaragarira buri muntu wese. Basi batubwire bati tubahaye amezi aya n'aya, nimukore namwe kugira ngo mubashe kuva mu gihombo mwaguyemo, baduhe nk'amezi 2 dukore tutabishyura. Ikindi nge nshaka kubisabira, mu by'ukuri isuku turayishyura, na pome ari pome zitagira umwanda, ntago wayinjiza mu nkundamahoro utayishyuye.
harimo hano kampani ishinzwe isuku, ugishyiraho imodoka harahanze bahita upakurura wamaze kwishyura amafaranga y'isuku 10,000 cyangwa se 5,000 bitewe n'uko mwumvikanye cyangwa se n'uko umuzigo ungana. Iyo suku tuba twayishyuye. Twebwe ntabwo tugomba kuba victime y'ibyo bibazo, twebwe tuba tutanazi tukabigenderamo bakatwirukana nk'impunzi kandi turi abakiriya babo tubishyura no ku gihe. Umuntu dusanzwe twishyura ntabwo ari igisambo. Ubundi isoko buri gace kose buri kintu cyose aho gicururizwa tugira abo bita ba chef de zone. Chef de zone ashinzwe iki? Kutwishyuza amaseta akaduha amaresi. Noneho rero kuwa gatanu batwirukana hari abantu baye baraye bishyuye, sibyo? Bishyura chef de zone ajya kuverisa kuri konte y'Inkundamahoro, avuye kuverisa mu gitondo baratwirukana, ayo mafaranga yacu abarahiye. Tugiye hari hakurya nabwo gushaka amaseta turayishyura, none nayo yahiye. Chef de zone we nta kibazo afite kuko we n'ubundi aba ari umuntu dukorana n'ubundi ucuruza hano mu isoko. aba ari umwe muri mwe? Yego, ni umwe muri twe. Ubutumwa ku mujyi wa Kigali? Ubutumwa njye naho umujyi wa Kigali, isuku ni nziza rwose, nibyo rwose pe. Ku kijyanye n'isuku cyo umunyarwanda wese aharava akagera, isuku ni ngombwa ku buzima ku kiremwa muntu. Ariko nimba bagiye gukora isuku nibatubwire bati dore tuzakora isuku igihe iki n'iki, tubahaye igihe iki n'iki, ibintu byanyu mwe mwabimazemo. Twe ducuruza ibibora n'abandi babasha kwimura ibyabo babitware. Nk'ubu ngubu twebwe nta nubwo twasabaga igihe kinini, iyo baduha icyumweru kimwe cyonyine ntabwo ibi kijyombo cyose tuba tugifite, tuba twaracuruje tukavamo twigendera. Ubwo rero hagati aho ngo icyo gihombo abantu bahuye nacyo, ab'imiryango bishyuye za 800 yatakaye, ab'amaseta bishyuye za 300 yatakaye, abamake babaye iryitanu n'aya mafaranga yagiye anyanyagira kandi nta hano yarishyuye. Mudukoreye ubuvugizi, ari uwishyuye ari n'utarishyuye, kuko umukire agendera ku mukene. Siko bimeze. Njyewe nimba ntarishyuye ariko nagendeye ku wishyuye, mbonaho ntereka rya deyi ryanjye kugira ngo nzunguze hanze, ariko babandi bahombye n'abandi twese turahomba. Ubwo mudukoreye ubuvugizi, mukareba igihombo cy'Inkundamahoro, mukareba n'icyo mu cyahafi, byibura abantu mukabashyiramo imiyaga y'amezi 2, mugategeka nk'ubuyobozi mureberera abaturage, mukavuga mutaba abantu bamara amezi 2 mutishyura, byibura rwose utahomboka nta nubwo yabarenganya, yavuga ati nk'ababyeyi tutishyura, hanyuma natwe tukabanza tukiyubaka. Ahantu umuntu yasenyutse kongera kwiyubaka, nicyo twabasabaga kugira ngo mutuzigire. Ibikorwa by'isuku cyangwa gutunganya ibihombo byasohoraga imyanda muri iyi nyubako y'Inkundamahoro birakomeje. Ngo murabona ko barimo kugerageza kubikora. Ibi ni ibihombo byasohoraga bisohora imyanda muri iyi nyubako. Ngo murabona ko barimo barabikora, ndetse izi ni imodoka zitwara imyanda busanzwe zo muzizi. Ubona ko ubu ngubu nibwo birimo gutunganywa, ubu nibwo barimo kubikora. Hari icyizere rero ko gahunda umujyi wa Kigali wari wababwiye barimo kugenda bazikosora, bagerageza kubishyira mu bikorwa. Ngayo nguko ubuzima bwasubiye ku murongo, abaturage bongeye gukorera mu isoko ry'Inkundamahoro, mu gihe ba nyiraryo cyangwa abarishinzwe nabo barimbanyije mu gushyira mu bikorwa ibyo umujyi wa Kigali wari wabasabye gukosora.